impanuro ku babyeyi bateraniye hano. Ntabwo abana bavuze mu ntege amatwi, sibyo? Aba bana baduhaye byinshi. Njye ku kintu navuga ko aba bana bareba muri iri shuri Iriba, bavuze ko ariho bavoma, nibo bashirira inyota. Kumva umwana ushirira inyota ku ishuri, n'undi wese ufite uwo mwana amuzane ajye kwiga, aza ashira inyota. Iyo twohereje umwana ku ishuri tuba tugira ngo agire ubumenyi, anarerwe n'umwarimu, ariko ntitugaterane abarimu bigishiriza mu ishuri, bigisha no kuyana mu mashuri. Abo dufite ubu ni abana bakoze graduation, ubu niyo navuze ni mwize mwishimira, kandi ubu aba bana bambaye ikanzu nziza kandi ababyeyi babo badodesheje. Muri aba babyeyi hari abatigeze bambara ino kanzu. Njye nayiha icyubahiro, nkayiha amashyi, kuko nabonye umwana wambaye ino kanzu. Sibyo? Twese duha abana icyubahiro, baragikwiye. Ubu bambaye ikanzu, ejo bazambara indi, sibyo? Kugira ngo turebe ko ari bo Rwanda rw'ejo. Aba bavuze ko umwarimu atuma umwana w'umusekirite cyangwa w'ingabo akaba umuyobozi w'igihugu. Ubu hano hari uzabamo minisitiri, akaba perezida. Ejo twavuga ati umwana yarezwe na mama we, arerwa n'umwarimu w'ikigo, niho muzi wo kugira ngo abe perezida. Tuba tugiye gushimira abayobozi bakoze iki gikorwa kugira ngo natwe dushyire zacu imbaraga. Nawe utanga n'insimburamubyizi niko nayita, sibyo? Kugira ngo birirwe bagira. Hari umwana wavuze umuvugo arya n'uruhera, sinzi uwawuvuze, avuga ngo kuki abana tubaha amateleviziyo tukirirwa bibarebaho, aho kugira ngo umufashe ukamutererana wajya kumushakira minerevare cyangwa umufasha kwiga. Ariko ntabwo uwo mwana yagakwiye gutererana. Ugere mu rugo ubaze ati wize iki, unamufashe gukora homework, mukoro wo mu rugo. N'ubundi icyo ni umukoro wo mu rugo. Uwo mukoro wo mu rugo ujye guha amasomo, kandi wamutumye yakuye iki. Wa mwana nunamutuma watigiye kunzanira amazi, agenda yiranganira, reba televiziyo irimo iraka, abe rw'irebe, sibyo? Ariko umubwira ati kirazira, niba ngutumye ku ishuri, va ku ishuri utahe. N'umutuma wo kujya kuzana ikintu ku muhanda, uvuga ati genda uzane cya kintu, uze dusubire mu masomo wize. Icyo kintu ababyeyi bamwe turakirengagiza, sibyo? Twicaye aha kuko twaje mu birori by'abana bacu, ariko ntibirangira. Ibirori by'abana birakomeje. Njye cyo navuga, sinavuga byinshi kuko abana bo bavuze byinshi, nagakwiye kuvuga. Ubwacu turagenda tumenye ababyeyi dutahana iki mw'abana. Njye nibyo byamuze no ku mutima, hari nabo nabonye byageze birenga. Kumva umwana akubwira ikintu wowe ubwawe utibwirana, ariko ushatse wajya mu kamuga ati suramo bya bintu wavuze, cyangwa kugira avugira mu bandi, wumve ko uwo mwana ibyo mutima kugira bigihugu. Nicyo nabashimira, mwakoze, kandi ndashimira n'aba barezi b'aba ngaba barezi abana, mwarakoze kandi dukomerezaho. Urabona iki ni icyiciro kirangije, hatejwe no kuza hazaba basimbura, tubazane babaho ubumenyi. Cyega bumva ko ntabikamo, ariko ngiye uko nabibonye, burya umwana nk'ubu yafashe abagize ikintu atubwira cyiza. Ndanabashimiye, mugire umunsi mwiza, sibyo? Ubu ejo njye mbivuzeho, ejo ni itariki, ejo ni ukwibohora. Twese twibohore, imyaka 30 irashize, u Rwanda rwacu rwibohoye, sibyo? Ubu rero n'aba bana bibohoye tubakundisha igihugu, sibyo? Ndumva ari wo munsi, iminsi mikuru iracyakomeje tuba twizihiza, ariko icyo mbabwiye dukurikirana abana bacu, tutazabona umwana wacu uri gutwarwa mu nzererezi. Uraba umworoshye n'ibyo yavuga turi kuturoha, reka tuzajya kumuroha
tumuhe uburere bwa kibyeyi. Murakoze kandi rwose reka ngo tumushimire twakira umuyobozi w'umudugudu ku biro byacu.